baranavuga kandi ibyo bavuga nibyo, bati nakarwa k'amahoro, bibagiwe ibanga ry'amahoro, bati ngiye ku karwa k'amahoro cyangwa ku murwa w'amahoro, byose nibyo. Iyo dutekereza ubutumwa dukorera hano kandi twifuza gufatanya twese, twumva umunsi nk'uyu watubera umwanya wo kunoza imigambi no gukaza umwete wo gutoza abarugendamo bose iyo nzira y'amahoro, iyo myitozo y'ubumwe n'ubwiyunge. Tumaze iminsi dutekereza, tujya inama, tugisha inama, tureba ibikenewe kandi ni byinshi. Tubona dukwiye hano ku ibanga ry'amahoro kubashyira ikimenyetso, ndetse si ikimenyetso gusa, ahubwo cyaba nk'inzu y'itorero ry'iyo nzira y'ubumwe n'ubwiyunge, bw'iyo nzira y'amahoro. Turashaka kubaka hano icyumba kinini. Sinzi niba mwarebye mwinjiriye muri uriya muryango, hariya ku ruhande rw'ibumoso bw'umuryango, abapadiri bakorera ubutumwa hano baduteguriye igishushanyo, kugira ngo mwakibonye mwese. Kirimo impande eshatu. Nagira ngo mu mpakanya gato, ntabwo mbatindira, mbasobanurire by'uriya mushinga. Ni ingoro y'ubwiyunge. Ndagira ngo mbabwire mbere na mbere impamvu ituma twifuza ko umushinga twawukora kandi vuba. Hanyuma mbabwire ibice bigize iriya nyubako. Hanyuma akandi kanyuma, kandi nako sinkibagirwa, kandi namwe ntibukibagirwe, n'abazayubaka. Mpere ku mpamvu ni ukugira ngo twebwe hano muri diyoseze tubone ahantu ho kwigishiriza, ibe nk'inzu y'itorero ry'umuco w'amahoro. Icyo ni kimwe, kwigisha umuco w'amahoro dufite ahantu hari ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo umuntu yumve umuco w'amahoro muri kiliziya twigisha icyo bishatse kuvuga. Ikindi kizaba kirimo ni intera z'ubwiyunge, uko tuzifite, tuzigisha kandi tuzitoza abakristu muri kiliziya gatolika, kandi zikaba ari izo ntera Padiri Robardi yakoresheje mu kwigisha inzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Ibice bigize iyo nyubako ni ibice bitatu. Nimwitegereza neza muraza kubibona, kandi murebe mutihuta cyane kugira ngo mubyumve. Ndifuza ko abaza hano mwaza kuhava mwumvise neza iyo nyubako uko iteye. Igice cya mbere kigizwe n'imbuga ikoze nk'ikarita y'u Rwanda, bivuga ko aho ngaho abazajya bajya bashaka gusura iyo ngoro bazajya bahahurira, bibuka aho abanyarwanda batandukanye baciye nako mu bintu bitandukanye, ariko bose bahuriye ku gihugu kimwe, bahuriye ko ari abanyarwanda. Icyo ni igice cya mbere. Hanyuma icyo gice kikinjira noneho mu nzu nyirizina. Mwabonye ko ari inzu ya kinyarwanda ya kera, ni ukuvuga ya muviringu. Burya ni umuco uvuga ko hahandi famiye y'abanyarwanda
basigasiye ubumwe bwabo. Ni igicumbi cy'aba muri iyo nzu bahuriye ku isano yo kuba bagize famiye imwe, bagize urugo rumwe. Twabigize nkana, twashoboraga no kwiha amaguni, ariko twashatse ko izaba ingoro ivuga uwo muco w'ubumwe bwacu nk'abanyarwanda. Abazi cyane ibya teolojiya bashobora no kubibonamo ikimenyetso cya kominyo, ubumwe mu Mana. Byombi kandi birimo. Ukinjira muri iyo ngoro hazaba hari hejuru hari ishusho Imana irema muntu mu ishusho yayo. Bivuga ko buri muntu wese afite iyo shusho Imana yamuhaye, kandi abantu iyo bava bakagera bose, baba bera n'abirabura, baba abanyafurika n'abandi, bose bafite iyo shusho. Niyo nyigisho ya mbere wiga ugeze muri iyo ngoro. Iyo ngoro izaba ifite ibice bibiri, kimwe cy'iburyo n'ikindi cy'ibumoso. Hamwe hari inzira n'ibimenyetso bigaragaza akababaro uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi yanyuzemo, inzira y'akababaro. Hanyuma ku rundi ruhande hari naho inzira y'uwaguye mu cyaha cyo gukora jenoside yanyuzemo, ikimenyetso cy'uwo mwijima. Bombi izo nzira zombi zikagenda zireba nk'uko mu ndebuku aho iyo biringaniye n'umuryango, aho iyo ngoro iherera ku muryango wundi hazaba hari umusaraba munini uvuga ko Yezu Kristu ku musaraba we akoresheje urukundo rwatsinze ikibi cyose ari we bahuriraho. Ukora iyo nzira y'iburyo n'ibumoso bakamuhuriraho bose, akabaha imbaraga nshya zo kubabarira kuri umwe no gusaba imbabazi ku wundi. Iyo nzira izo nzira zombi nizo zizaba zirimo za ntera dukoresha muri Kiliziya Gatolika twigisha dutoza abantu inzira y'amahoro, inzira y'ubwiyunge. Hari rero ubwo ngeze ku gice cya kabiri niyo ngoro. Hari rero n'igice cya gatatu, ni nk'amabondo y'iyo ngoro. Ndabivuga gutyo kuko ntafite ukundi nabivuga. Ni nk'ibyumba bindi bitatu nabyo biri mu mutwe w'ingoro, nabyo bifite iyo forume ya muviringu nk'uko ingoro iteye. Ibyo bice mu iyobokamana, kuko tuvuga ubumwe n'ubwiyunge muri Yezu Kristu umurikiwe n'ivanjiri, harimo igice kimwe cy'Imana Data kitwibutsa ko Imana Data iduha ingabire yo kumva ko turi abana bayo. Buri wese akumva ko ari umwana w'Imana, ndi umwana w'Imana. Ikindi gice ni icya Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu uduha urumuri, Roho Mutagatifu uduha umutima mushya, kwigisha amahoro, kuba mu mahoro, ubumwe n'ubwiyunge bisaba guhindurwa na Roho Mutagatifu, akaguha imbaraga nshya, akaguha imibonere mishya y'ubuvandimwe bwuzuye. Hanyuma hakaba rero n'ikindi gice murumva ko hasigaye jambo w'Imana, hasigaye Yezu Kristu. Muri icyo gice cya Yezu Kristu hazaba harimo Yezu Kristu wazutse, kwiye ku musaraba wazutse, ni ukuvuga uduhuriza twese mu mutsindo we. Ni naho ukora urwo rugendo azasanga iyobera ry'ubumwe hagati y'abakiriho n'abatabarutse. Murumva rero ko ari ingoro yigisha, turatekereza ko izatugirira akamaro. Ngeze kuri ka kandi ka nyuma, ntabwo nshaka kukibagirwa, ndabona mundeba nk'abakanyibutsa. Ninde
uzayubaka. Ntabwo nakwirirwa mbivuga, murumva ko ari twebwe, ariko ni ukubisubiramo gusa kugira ngo mbishimangire. Ntabwo ari abahandi, ni twebwe, kuko nitwe tuzi icyo iyo nyubako izatumarira. Uzabona ingingo y'agasheke, uzabona umufuka wa kawunga akawugurisha akabonamo amatafari, uzabona itegura, uzabona itafari, uzabona ibati, uzabona agafuka ka sima cyangwa n'imifuka 100 ya sima cyangwa n'imifuka 200 ya sima. Nababwira iki? Ni twebwe tuzabikora. Nta nubwo ari icyo gusa, ibanga ry'amahoro rifite ibindi byinshi tugomba gukora. Iyo twibuka uyu muntu w'intwari wadusigiye byinshi na hano ku ibanga ry'amahoro, twibuka ko tutagomba kujya tureba gusa ibyo yasize. Ndatekereza ko igihe kigeze cyo gutera intambwe, kandi ndabahamagarira mwese kubigiramo uruhare, mwese, kandi no kubibwira abandi. Hari byinshi dushaka gukora kandi byihutirwa. Murabona abantu benshi, mwumvise imibare Padiri Robert yavuze, 18,000 mu kwezi kumwe. Ese ubwo ni bangahe mu munsi? Abantu nka 600 ku munsi. Murumva icyo bivuze? Ibanga ry'amahoro riragendwa, ibanga ry'amahoro ryabaye ikiramiro kuri benshi cyane, kandi abashaka kuhaza ni benshi. Gusa bamwe bakumirwa no kubura ibyangombwa by'ibanze, aho bashobora kwicira inyota, aho bashobora kwicira isari, aho bashobora kurara, kugira ngo babashe gusenga no gukora iyo myitozo yose tugira akamaro mu mutuzo. Urumva rero ko dufite akazi, ariko nimuhumure, Imana ishobora byose, turi hamwe. Gusa tuzakorane nayo neza, ntituzikunde ngo twibagirwe ibidufitiye akamaro. Mbibabwiye mbatuma kandi mbyizeye. Turimo kunoza n'imigambi yo gukomeza ubutumwa bwose, kandi tuburimo. Padiri Robert yakoraga, mbibutse ko cyane mu gihe cyo kwibuka hano habera imyitozo tumaze imyaka dukora, ndetse ndashaka kuvuga kuva Padiri Robert yakwitahira, iyo myitozo yarakomeje nk'uko nawe yayisize, n'ibindi. Ndangize rero bavandimwe muri hano mbashimira mwese uko muri, shimira cyane umuryango wa Padiri Robert witanga muri byinshi. Nshimira inshuti za Padiri Robert, inshuti za diyoseze, iziri hano n'iziri hanze y'igihugu, kuko twese dufite imigambi yo gukomeza no kurangiza ubutumwa nyakwigendera yadusigiye. Ndashimira abapadiri, Padiri Robert na Padiri Gilbert bakora ubutumwa hano ku ibanga ry'amahoro, abiyeguriye Imana bafatanya, n'abarayiki batari bake batangiye gutora umuco w'ubwitange mu butumwa, baza hano ku ibanga ry'amahoro kugira ngo bafashe abahagenda. Ndashimira cyane abaturuka ahandi, abahagenda, kandi bakadufasha muri byinshi. Ndabashimira mwese n'uburyo uyu munsi wateguwe, kandi mubigizemo uruhare muri benshi muri mwese. Sinabura gushimira birumvikana abanyamakuru